umugabo witwa Petero yari ari mu bwato, Yesu araza. Yesu aje, Petero aravuga ngo niba utari umuzimu ukaba uri Mesiya Yesu wacu nzi, mbwira ijambo rimwe ngo ngwino gusa ngendere ku mazi ngusange, nanjye nze ngendera ku mazi. Yesu aramubwira ngo ngwino, ijambo ngwino gusa, kuko Imana ivuze ngo ngwino. Ariko hagati aho ubwato bwari mu mazi ariho imiraba. Ubwo amaso yari yahanze Yesu wamuhamagaye, ijambo rya Yesu no kumuhanga amaso bimuzamurira kwizera. Kwizera gutuma areremba, kwizera gutuma agenda hejuru. Hanyuma haza imiraba myinshi, amaso yavana kuba muhamagaye, amaso amuvana ku ijambo we yamuhamagaye, atangira kureba imuzengurutse, atangira kureba imiraba. Kwizera kwe gukora iki? Kuramanuka. Atangira gukora iki? Kucubira. Ibintu byinshi Imana yaduhamagariyemo tubitangira mu kwizera, tukagenda ku ijambo yatubwiye. Ariko twatangira kugenda tugendera mu kwizera, hakaza imiyaga, hakaza imiraba, amaso tukayavana ku ijambo ry'uwatubwiye mbere, tukayavana kuri wa wundi dutumbiriye, tugatangira kureba imibereho. Twareba imibereho tugatangira gukora iki? Gucubira. Petero yabonye ko atangiye kwibira, aratabaza ngo Yesu ntabara. Yesu ahita amufata ukuboko. Amaso yongeye kureba Yesu, yumva n'ijambo rya Yesu ryazamuye kwizera kwe, arongera ava mu mazi. Haba hari amazi akugeza ahantu mu buzima bwawe. Kuba uri muri iyo miraba ntibivuga ko atari Yesu waguhamagaye muri urwo rugendo urimo. Muri iyo miraba myinshi, Petero ikintu yakoze nuko atibiye. Amaso ye yarayubuye, yongera kureba kuri nde? Kuri Yesu.